Yo nkuko mubibona rero n'umusore wanyu Galas cyangwa se umwana w'umunyamurenge. Aha ngaha mutubona ni Kasarani mu gace bita Sheko, niho turi kuri uyu mwanya. Aha ngaha mfite umutumirwa Papa Emizo, reka tumwite Papa Emizo kuko ubu yabaye mugabo. Duherukana ukiri umusiribateri. Haraciye bro. So karibu cyane. Amakuru y'iminsi wari umeze gute? Ebana na amahoro kabisa. Amahoro turashima Imana. Nubwo wenda iminsi iciyeho ariko iyo gihumeka nanjye ngihumeka bari salama kabisa. Ya nkuko mubona rero uyu mutipe ni umuhanzi umwe mu batangije industry y'abanyamurenge. Ngira ngo araza kubisobanuraho ukuntu urugendo rwa music y'abanyamurenge rwatangiye hano muri Kenya. Ngira ngo nimwe nabandondo mwahageze imbere yacu hano muri Kenya, so turi bubigarukeho. Ariko uyu munsi duhuriye mu kiriyo cyangwa se ku munsi wo kurangiza ikiriyo bajya babyita gukura ikiriyo mu Kinyamurenge. Gukura ikiriyo cy'umuvandimwe wacu Kanyamukwengo David yabuze umubyeyi we, abantu benshi barabizi. So uyu munsi niho twari gukura ikiriyo ciwe. Hanyuma wagaragaye uri mu bantu batanze babyita ngo umwirondoro wa nyakwigendera. Waba ufitanye irihe sano na Kanyamukwengo kuko twabonye utanga umwirondoro w'umubyeyi we? Ya murakoze cyane murakoze kabisa kuba twongeye kandi kugera hano. Ngira ngo wenda umuntu abaje kwisobanura neza nkuko ubivuze. Ngewe ndi umuhanzi, narimbaga indirimbo z'urukundo. Hari benshi bananzi nuko gusa wenda maze nk'igihe gito nakora, nari bisa nawe ntari gukora cyane, niyo mpamvu wenda nakusobanura no ku bandi batari babizi bakabimenya. Naho kuba twaje hano, uriya ni umubyeyi wacu. Kanyamukwengo ni umufamiliye, ni wo mu nzu yacu, mubazi Kinyamurenge neza. Na turabazigaba, ariko noneho mu nzu yo mwamukwega, noneho tukavukana. Akubereye iki cyangwa umubereye iki? Kanyamukwengo ambere data wacu, ni onkre, kuko ni petit frère wa bamuzehe nyine, uko byumvikana. Noneho biba ngombwa nyine ko vuga umwirondoro w'umubyeyi, kuko urumva n'umubyeyi wacu ndamuzi cyane. Ntabwo kuba namuvuze nuko muzi, tukagira gukize nyine kugira ngo tubashe guhagarara imbere y'abantu, tubashe kuvuga uko umubyeyi nyine imyirondoro yose abantu. Murakoze cyane mu by'ukuri Emizo. Nkubajije iki kibazo cy'isano mufitanye na Kanyamukwengo kuko nari nsanzwe nkuzi, uri umujama wanjye, turaziranye nk'umuhanzi kandi twatuziranye muri zino quartier twakuriyemo twese. Ariko nari nkuzi ukwawe na Kanyamukwengo nkamumenya ukwe, niyo mpamvu ntangiye kubaza isano. Ariko muri industry cyane, niyo mpamvu wenda muri kariyeri y'ubuhanzi, kuko iyo umuntu akora tugerageza gukorera hamwe, ariko abantu ntibajye muri detail ngo uvuge ngo uyu ni umukingo. Ariko nizere ko mumaze gukomera no kwakira ibi bihe, kuko kubura umubyeyi ni ikintu kitoroshe, ariko nanone ni ikintu kigomba kubaho tukiri muri iyi si, kuko uwambaye umubiri wese niyo gahunda. Noneho reka tugaruke kuri gahunda. Nifuje kuganira nawe ariko hano kubera ko impamvu z'akazi no gushaka amaramuko n'ibiki, cyane ko ufite inshingano, ufite urugo n'abana babiri. Ugeze muri babiri. Umwanya rero ukabura ntuboneke, ariko nifuzaga ko nguhamagara kugira ngo tuganire kuri industry yacu aho igeze nuko mwayitangiye. Aho tugeze kuri ubu ngubu, urabona music cyangwa se industry y'abanyamurenge tugeze hehe paraporo naho mwatangiriye? Duha ishusho yuko byari bimeze mutangiye. Yes, urabona hari igihe ari umuhanzi nkunda cyane bita Kitoko igeze kuvuga ngo buri wese n'igihe cye. Ebana ubungubu muri gukora, kuko uko iminsi igenda murabibona ni byabaye digital. Ubungubu usigaye usanga uko ibintu byari bimeze, abantu barakoraga mbere, ariko ubungubu iyo abantu bagiye gukora bakora ukabona biri hejuru kurenza wenda uko mwari mumeze. Ndakeka mu gihe cyacu twarakoze, twatangiranye hano industry na bandondo Simpoke, barakoze ngo bigere igihe Imana ibafungurira inzira bajya ahandi hantu ngo bagereyo. Nabwo umwe basane n'ababashije kugira ngo yadapta ahantu ukore biragoye, ariko ndondo arakomeza
ariko mu by'ukuri warumbajije hano twarakoze tugerageza hari hakiri n'abantu bakeya tugerageza kuzamura industry y'ikinyamurenge icyo gihe njye nibuka Bandondo twarakoze ibo bajya bibanda kuri culture y'ikinyamurenge noneho ngewe biza kugeraho kubera ko iyo umuntu ari gukora ikintu kimurimo tugerageza gusharinga impano dufite turaganira turavuga sasa kugira ngo tuzamurire industry yacu icyarimwe reka ngewe icyo nkora ikintu kiri kunza hafi ngewe ngomba gushishikariza abantu urukundo mu buzima busanzwe ngewe ndirimba sekira nubwo buryo nubwo wenda biragoye muri buno bwoko bwacu kugira ngo bumva ko uri ikiraro cyangwa se wewe ebana wataye umuco noneho dukora gutyo ibo bakora muri culture y'ikinyamurenge niho benshi bagiye babona noneho ngewe njya muri sekira mu z'urukundo mu buzima busanzwe rero nubwo buryo twarakoze kabisa tugerageza gukora album arakorwa Bandondo bakoze album nge nari ntararangiza album yanjye ariko indirimbo zarakozwe n'ababashije kumenya izina Emizo naho ngo byaturutse hanyuma wagaragaye cyane ahanini wakundaga kuba uri hafi ya Simpoke bakiri hano icikamo rya Simpoke cyangwa gutandukana nubwo bo bahamya ko batatandukanye umwe yafashe inzira imwe undi agindi ariko uko niko gucikamo kuko ntibakomezanye wewe nk'inshuti yabo ya bugufi mwahoranaga mwanatangije industry hano muri Kenya wabyakiriye gute yewe ntago byantunguye cyane kubera ko ari gihe abantu bagenda ari babiri ariko hakazaba umwe urusha kurusha intambwe undi so ukuntu hano bakoze bakoreraga hamwe mu gukora ariko ugasanga Museveni ari kubishiramo imbaraga cyane ikintu cyari kuntangaza wenda iyo baza kuvuga ngo umwe abaye nk'uhagaritse nka Trezor akaba ari Museveni uhagarika iyo hahagarara umwe ugasanga Museveni niwe uhagaze yes niwe uhagaze nibyo byari kuntungura simvuze ko wenda Trezor atakoraga cyane ariko ikintu gihari wabonaga hari umurava ukabona umurava Museveni ni umuntu wakoraga ibintu abikunze cyane ni umunyempano kabisa nkuko wabivuze twarabanye twakoraga muri ibyo bice bibiri bitandukanye ariko twicara tukandikira ni hari indirimbo nyinshi bakora bakoze twicaraga tukafashanya bakamfasha nanjye nkagira ibitekerezo ntangaho ngira ngo uri umusanura urabizi iyo abantu mugendana kandi umuhuje umwuga habaho kwa advicinga na nyine ibitekerezo twarakoranye nabo noneho mu kugera hanze ako kantu kuvuga ngo Trezor ahagarike ngiye mbona ko sinzi buri wese agira umuhamagaro we byarantunguye sinavuga ko bitantunguye ariko uburyo yagiyemo ntabwo nakwinjiramo cyane ngo mvuge nagerageje kumuganiriza arambwira ngo hari igihe umuntu agera agahindura ikintu ubuzima urumva nawe nk'umuntu w'umunyempano ibyo byose hari ahantu hita ukarasa ntabwo wavuga ariko wumva ibyo umuntu yakubwiye so ukuntu byagenze byarantunguye muri make ariko nanone ntibyantunguye cyane kubera ko ndondi yabireka niyo washiragamo umurava cyane nibyo byari kuntungura kurenza hanyuma tukomoje kuri Bandondo cyane bituma mpita ntekereza ko turi busimbukire gato ya kwirushanwa rya Mulenge Talent Awards. Mulenge Talent Awards ni irushanwa ryabaye ryo guhemba abantu bakoze neza muri uyu mwaka ushize wa 2020 ariko umuhanzi Emizo ntiyagaragayemo ese hari icyo breminga abariteguye uvuga ati wenda gutya na gutya kuba utaragaragayemo urakoze cyane kumbaza icyo kibazo sasa ukuntu nabisobanura ni mu buryo bubiri hariho uruhande rumwe nabajyaho kubera ko uyu mwaka bavuze ko ari 2020 ni 2020 artist ntabwo bigeze bavuga ngo bagiye gufata award y'abanyamurenge bose baririmba yes niba baravuze muri 2020 ntabwo nabarenganye kuko barebye ibyo byose y'abantu bagiye gutegura award ndanabashimira cyane babiteguye nshimira Oze ngira ngo niwe wabigiyemo cyane na The Promoter na abantu twabanye turaziranye cyane nta rundi rwango ntabwo nakwicara kuko Oze we turaziranye cyane twaranabanye The Promoter nawe ni umuhungu wanjye kabisa ni umuhungu wanjye urumva ngiye kwicara ntabwo navuga ngo ari urundi rwango ahubwo ikintu bavuze muri 2020 ngenda bashigikiye kubera ko
ntabwo nigeze ngaragara cyane muri 2020 ntabwo nakoze ku buryo najyamo rero nkumva ntabwo bigeze bakosha kuko sinanabarenganya. Okay, aho wemeye icyaha urayamanitse ko tigeze ukora. Hanyuma ikintu ndi bugarukeho, uyu munsi ngiye nguheruka ukiri umusore, ariko uyu munsi wisinze uvuga ko uri umupapa w'abana babiri. Gushaka hari icyo byaba byarashubijeho inyuma kuri kariya yawe, urushako kuba ufite urugo? Ya umva urakoze. Gushaka ntabwo byigeze ibingabanyiriza impano, ahubwo byanyongereye inshingano. Impano isa nk'ijya hasi gato, ariko bado still irahari. Ntabwo urushako ari igihe ruguhinda inshingano wari ufite. Urabona iyo utarashaka uba wireba yes ukihugiraho. Sasa rero iyo washatse hari abandi bantu baba bakureba. Siritu nkatwe noneho iyo uri umugabo ugashaka, urumva byanga bikunze ugomba kubanza ugashugurikira abandi bagushingiye, umwana n'umudamu. So urumva rero nta kintu navuga ngo, ahubwo byangabanyirije umuvuduko nari mfite mu gukora cyane, kubera ko urumva inshingano zahise ziba zibiri icyarimwe. Noneho biba ngombwa ko ukareba ingenzi, ariko bitavuze ko nayitakaje. Tukiri aho ngaho kwirushanwa, hagiye haboneka abantu bari kwivana mu irushanwa bagira ibyo bavuga. Harimo Tereziya wa Yesu wivanyemo anenga ko bamuhuje na ba Kanyamukwengo ndetse na ba Rusaku, bo ari aba comedian, iwe ari umuhakita wa movie zisanzwe zitari comedy. Hanyuma avamo we ndetse n'umukobwa bakinana bita Nyamwiza. Ni Nyamwiza wo muri Rudoviko. Nyuma twaratuje tujya ngo ibintu birakomeje. Ku munsi w'ejo habura iminsi, kuko batangaje ko gutora biri burangire ku itariki 2. Uyu munsi turi kuri 5 niho bazatangaza, 2 niho gutora bizarangira. Dushigaje iminsi 2. Turi 28 kandi ku kwezi kugira kurangira iminsi 2. Yes. Ku munsi w'ejo Ndondo yikora mu irushanwa. Wabibonye gute kuri aba bantu bari kwikura mu irushanwa kandi ryari rimaze kugera kuri? Ibi bintu byantunguye mugabo, reka mvuge gutyo, kubera ko ibi bintu nta gihe ubundi wenda bafite ukuntu bo babitekereje banabipanze, ariko mu buryo bwo kuvamo ntago nemeranya nabo. Kubera ko ngira ngo ari Ndondo ni inshuti yanjye n'ubu turavugana. Ari mu bantu na poste ze yari arimo arashishikariza abantu kumutora. Warabibonye? Urumva ko yes yari yakiriye igikorwa. Na Rudoviko nawe nuko. Noneho biragenda igihe byabisha kurangira. Yewe nibaza ko bashobora kuba baratinya ikibuga uko gihagaze, kubera ko babonye ko ibyo byose abantu twebwe nibwo abantu nanjye ubungubu nagiye mu ruhare rw'abatora. Ntabwo ngiye naje gutora umuntu utarakoze cyane, kuko ngiye aho ngaho nshobora kuvuga ngo ese kubera ko nanjye ko ndi umuhanzi kuki ngiye ntagiyemo. None se bivuze ko Ndondo atakoze cyane muri uyu mwaka? Ndondo yarakoze, ariko kategori yari arimo yarahanganye ngira ngo nawe sinzi n'abandi bahungu basari simbazi nabashije bo ntabwo nabashije kubamenya neza, ariko mu by'ukuri mu bantu bari bahanganye bazavuga iyo abantu bahanganye ari babiri umwe ni utsinda. Ntabwo wavuga ngo bombi bazatsinda kuko ntibaba bagihanganye bombi bazatsinda. So ngiye ukuntu numva Ndondo yarakoze, ariko navuga mu bantu bahanganye ni nka kwa kundi uzubona amatora muri Amerika ugasanga hariho abakandida benshi, ariko usanga ari babiri bari hejuru. Noneho sasa agatangira gukorwa uw'abantu noneho bihitiyemo baha amahirwe cyane. Ngiye ikintu mbona Museveni yarakoze, ariko ntabwo yigeze akora ku rwego nk'urwawe Galaxy. Ntabwo nabivuga ko wenda ko turi kumwe, ntabwo ngiye mvuga ukuri uko ibintu biba bihagaze, kuko ni nabyo kuri niko kwisi. So ntabwo mwigeze mukora ku rwego rumwe. Ndondo yarakoze ngira ngo muri no mwaka, kuko nkurikirana industry cyane kuko nanjye ndi umuhanzi. Muri no mwaka indirimbo Museveni yaba yarakoze ni Yampaye Inka. Kandi Yampaye Inka ntabwo ishobora guhangana n'indirimbo zinga, harimo za Save Umurenge wakoze, harimo yazi Komine Mirembwe, harimo za Masisi, yes. Nk'ibyo ngibyo ni byinshi. Ntabwo rero wavuga ngo
njye mbona reka mbivuge gutyo muri makeya yatinye ikibuga kubera ko ntago nigeze mukora ku rwego rumwe. Hanyuma muri iri rushanwa rya Mulenge Talents Awards niki kindi wanengamo mu buryo bw'imitegurire? Hari abantu bagiye bavuga ko banenze kuba barashizeho gusa gutora kw'abantu, kuko hari igihe njyewe naba nziranye n'abantu benshi nkababwira ati muntore ngakireya n'imbuga. Abantu benshi bakireye imbuga, byaravuzwe cyane, abantu bakireye imbuga zo kwitoresha. So ugasanga kuko umuntu aziranye n'abantu benshi cyangwa ibikorwa byonyine byivugira, ahubwo atari n'ibikorwa, akaba aziranye n'abantu benshi, ugasanga ku rugero nshobora kuba Museveni yarakoze cyane kundusha, ariko nje ngakireye imbuga nkavuga mani muntore bya bindi bya Kinyamurenge imiryango ndi umunyabyinshi undi ngo ugasanga baramutora. No mu banzi ho na hantu henshi ya hari amarushanwa, hari igihe umuntu atoresha gusa ugasanga bayi wa mbere. So abantu bakavuga ngo ibyiza nuko habaho kwa gutora kuri website nkuko twatoye, ariko hakabaho n'akanama nkemura mpaka abajaji bavuga ngo runaka mu bantu muri public yagize amajwi menshi, ariko ku kanama nkemura mpaka twebwe twabonye ko hari ibi nibi atujuje. Nayo bashizeho kiriya, hari igihe wasanga umuntu atsinze amatora atari we bari gutsinda bitewe na campaign yikoreye. Urabyumva gute icyo kintu? Sasa urakoze cyane kuri icyo kintu. Urabona ariho gukora nyina mu campaign wavuze, kandi ni nabyiza kuko ari igihe uba waranakoze cyane ariko ugashaka kwibutsa abantu bawe kugira ngo bakube hafi. Ngewe amarushanwa narebye ukuntu apanze. Ikintu cya mbere mbaza gukora ndabanza gushimira bari bayatekereje bakayakora, kubera ko ni igikorwa ngira ngo gishobora kuba kibaye ku nshuro ya mbere muri iyi myaka ya vuba, kugira ngo habeho nibwo bwa mbere. Yes, kuko nyedibuka mu gihe muri ya myaka yashize turi gukora cyane na Basimpoke, ntabwo ibyo bintu twarabyifuje, ariko akaburamo aba investisseurs bakoshobora ku investisseur ibyo bintu. Ariko ndabanza kubashimira kubera icyo kintu, kuvuga ngo rero uhete ugira ikosa, ibyo ari byose ikintu iyo gitangira biza bigora, ariko ntihaburamwe amakosa. Ndanengamo utuntu dutoya, ariko ibinini ndabashima kubera ko ntabwo ushobora kwicara ngo uvuge ngo abahanzi, reka mpere ku bahanzi, urabona ari abahanzi bashizemo, ntabwo mbazi kandi si ukwirengagiza, ntabwo mbazi nta n'indirimbo zabo namenya, kuko ugiye kwicara ukabashyize harimo Rich One, harimo njyewe, harimo Ndondo, sinzi ngira ngo muri bana hari hari nka bane. Noneho ukareba muri iyo kadire y'umuziki hariho abantu babiri ushobora kwicara ugashiramo, harimo wewe hakabamo na Ndondo. Ntagiye sinzi harimo Ndaje bakoze indirimbo y'Imirara umwaka ushize ngo sinzi nshobora kuba narayumviseho, ariko noneho ugafata abo bantu ukavuga ngo ugiye kubashyira muri kadire imwe. Uwo nguwo navuga ngo ariya muri ntuza ntabwo nanenga cyane, ariko nshobora kunenga kuko bashizemo amazina atazwi. Ikindi ahandi hantu nashobora kuvugaho nabonye confuse ishobora gutera ikibazo, ni hariya muri bino bintu bya comedy na movie na actor harimo ba Abdallah ni umuhanzi yakoze nk'umuhanzi uno mwaka wa 2020, ngira ngo urakoze kumfasha, yakoze nk'umuhanzi. Abantu bamenye Abdallah muri 2020 nta komedi nanjye icyo kintu cyarantunguye. Ntabwo nawe twakoranye ikiganiro arabyivugira. Yes, ntabwo yigeze akora, nakoze indirimbo 5 mu mwaka, ariko ntungurwa no kwisanga mu kuko ako nagakosa navuze ngo arakantu kamwe bicara bakavuga ngo abahanzi, nanjye nari kwisangamo hari, ariko njye ntabwo ndi kubiburanira ko ntagiyemo. Ariko nanone ntagiye ushobora kwicara Abdallah muri 2020 ngo nurangize umushire mu bahanzi mu actor kandi yarakoze nk'umuhanzi. Iyo ni ereri ya mbere, ariko bazakakosora kubera nubwo bwa mbere. Ikindi ahandi ni ba Ludovico ngira ngo ni umuntu wa movie, ni umu actor wa movie, ntabwo ari umu actor wa comedy. Kandi akicara akabashira hamwe na bakanyamukwembe. Hari ahantu nanone harimo bari kwicara bakavuga ngo
hano muri comedy best of comedy wenda muri 2020 yabaye bakabona gufata ba Rusaku ba Kanyamukwengo yes abantu nk'abo ngabo ariko ari ahantu biragoye ntago wabyumva nk'utwo tuntu wenda kugenda bitiranya muri kategori ntago bigeze bicara ngo ariko watangiye unenga Ludovico uvuga ngo iyo umuntu bamushize mu irushanwa akimara kwibona kwirushanwa arefutinga mbere ako kantu nanze ariko ngo wabonye aho biyamamaza nari nakibagira urakoze kukanyibutsa nta gihe ushobora kwicara ngo ureka amarushanwa agere hagati ariko ujya kurangira ngo wikure mu irushanwa sinzi impamvu ushobora guha abantu kuko ibyo byose barebye kera aho uhagaze ntabwo ibyo bintu biriya bintu bakoze n'ibyo nakubwiye batinye ikibuga baricaye bahita babona kera baratsindwa batsindwe banga gutegereza kwa kundi nkuko mwaho mwicaye muri gukina umukino ugeze hagati ukavuga ngo wikuye mu kibuga kandi watsinzwe tayari rero ngiye nibwo rwego mbonamo banze nko kwicara ngo mu batangaze nibicara bavuge ngo ndondo muri music abantu bakoze muri 2020 ndondo uyatsinzwe akumva ko izina ni ryiza afite izina yaranakoze n'umuhanzi nkunda cyane kandi nemera ariko muri 2020 ntabwo yigeze akora rero twicara dushire mu gaciro ntabwo yigeze akora nkuko yakagombye kwicara ngo avuge ngo wenda ngo yakakwiriye igikombe ntabwo yakwicara ngo muhangane ashobora kwicara nabo bandi wenda abo bahanzi bandi tutazi izina rye riri hejuru ariko ntabwo yigeze akora kuko abo bandi muri 2020 nta ndirimbo yabo tuzi ariko wenda yicara bagahangana twari kwicara tukavuga ngo yes Museveni hano hantu n'aya manota yakagombye kuba araye yes hanyuma emizo dusozera ikiganiro niki wabwira abafana bawe bakwitege ko uri bukore comeback ugiye kugaruka se cyangwa urugo ruracyagufasha nico nakubwiye mbere navuze ngo ari gihe ubanza gufata inshingano zibaye nk'izikuru rwari urugo ariko akazi karahari n'ukwezi gushize navuye studio indirimbo yari itararangira ariko kabisa nje nkunda gukora n'abantu wenda twagiye dukorana mbere barabizi abanyamakuru nagendaga mbagezaho pano kurinda ngo mbateguze gutya na sorry gukorwa kabica bazanira kuko ngiye nkunda umuntu ukora niyo mpamvu mushimira cyane iyo uri gukora nabyiza kuko ibikorwa nibyo bivuga hari igihe nshobora kuvuga gutya wenda nkababwira umunsi fulani yarangiza simbikore ariko igikorwa cyo kirahari hari studio narakoze hari nakoze recording ya audio wenda Imana nifasha nzayisorana na audio na video urakoze cyane Mizo reka tugushimire kuba witabiriye ubutumire bwacu hanyuma tubwira abantu bakomeze guha pole umuvandimwe wacu Kanyamukwengo mu kubura umubyeyi ikiriyo cyo gusezera umubyeyi we uyu munsi turarangije ikiriyo ariko abantu bamusura babishoboye n'abandi mukamwandikira ka message kamuhumuriza kuko ndabizi ni umuntu wanyu hanyuma dusozera reka nshimire cameraman wanjye Passe Boy yes urakoze cyane murakoze kabisa